Ikigo Umurishyo Culture Center gikorera mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko nyuma yo gufungura ishuri Umurishyo Culture Academy ryigisha imikino gakondo yo mu Rwanda rwo hambere, aho bahereye ku Gisoro cyangwa se ku Kibuguzo bigisha abanyarwanda n'abanyamahanga. Umurishyo ukaba ufite ekipe y'Igisoro ishinzwe gutoza ndetse no kwigisha. Kuri ubu Umurishyo wamaze gushyiraho ingengabihe yo kwitoza ndetse no kurushanwa muri uyu mukino w'Igisoro. Kwitoza ndetse no kwiga ni buri munsi kuva ku isaha y'isa 4 kugeza ku isaha y'isa 2 z'ijoro. Amarushanwa ku matsinda timu cyangwa ku giti cy'umuntu azajya aba buri wa gatandatu no ku cyumweru guhera ku isaha y'isa 9. Ku bindi bisobanuro mwasura website yacu ariyo wa3.umurishyo mukabona amakuru arambuye ndetse na link yo kwiyandikisha. Kandi ushobora no gusura izindi mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye cyangwa se ukatwandikira ukanaduhamagara kuri 0790 Umurishyo Culture Center dukorera hafi n'ahahoze hakorera polisi ku gahanda ka 206. Banyarwanda namwe muturutse hanze y'u Rwanda muje gusura u Rwanda ntimusubireyo mutize uyu mukino w'Igisoro. Kandi namwe babyeyi mutuzanira abana tubigishe kuko bibafasha kubona umukino basimbuza kure ya mateleviziyo. Ikaze duhobera umuco wacu agaciro kanjye.